yavuze ko kimwe mu bibazo dufite bikomeye cyane inkingo si urwa covid rwonyine nyinshi mu nkingo zigenda ziterwa mugenda mubona za hepatite zaki ni nyinshi cyane zizazana icyo bita blood clotting muri icyo bita capillarities the capillary system bwa butsi butoya cyane butwara amaraso mu bwonko ushobora kuzarangira bugize icyo bita clotting kugenda buziba jewe kandi nemera ko mu gihe ifite amaraso ya Yesu n'umwuka we uwo ni Kristo muri jye azatsinda amarozi no guhumana kwaba kuzamwe n'ingingo cyangwa kuzamwe n'ibindi narya byose niyo mpamvu kugeza ubu nkiriho uriya n'umushinga w'umuntu wikorera ku giti cye ushobora kuba atari ubujiji ahubwo aribwo bumenyi nyakuri afite ahubwo ko muforosa gukingirwa ari we njiji nacyo kirashoboka ubundi twebwe uri muri Kristo Yesu aba yarabaye icyaremwe gishya kandi Kristo ari muri twe Kristo ntabwo yakwimurwa mu mutima w'umuntu mu bugingo bw'umuntu kubera ngo urukingo rwajemo Kristo ahunga urukingo se bose yaba ari Kristo ki Kristo aduterereza ikintu cyose kiguteye harimo n'abadayimoni usibye n'urukingo n'abadayimoni ba Satani araza kabirukana mu mutima w'umuntu umuntu akabicyaremwe gishya nicyo bivuze nase yaburate kuko naje kumva yuko agakoko ka sida karemewe ahita mu Cold Spring Harbor karemwa n'abantu baragacuze muri laboratory ntabwo viruses zabagaho habagaho microbes cyangwa microbe barabikubwira ugasanga wahitamo kutikingiza bakakwihora ariko umukoresha wawe bakareba umukoresha wawe bakamugutumaho akaburuza kuza kugutera ubwoba akavuga yuko mutazabana mu gihe utazakomeza akazi cyo mu gihe udakingiye kandi icyo gihe baba bagutsinze kuko ntiwajya kumurega kuko afite uburenganzira nk'umukoresha wawe gukoresha abashaka ubwo one of the qualifications udafite nuko utakingiwe zira za microchips bashyiramo ni ugufata personal data bakayishyiraho bakayigushyiramo kandi ibyo bijyanye na human control ni ukuvuga ngo bira byo bagushyiramo bazabihuza na computer bajye bakugenzura benye ibyo uri byo ibyo ariko ntabwo bazabikoresha gusa zira za ntuza zonyine bazakoresha n'ikirere ubwacu kiri hejuru yacu bamwe bavuga yuko Magufuli ariko ndikora ko banamwishe ndetse na nkuru nziza just barakudoma nkuko inzoka y'insani kudoma bafite iyo technology barayifite kuki se bayikura hese n'abadayimoni nkora no gukingira nyina abantu hanyuma bikakomeza kugenda bityo abantu bakajya bakingirwa haza ibirwara nk'ibyo covid hazavaho n'ibindi hari n'ikindi numvise kizatera ku isi ariko bo baracyabi uzi ko baza kubikina amafilme ariko cyo bazagikina cyo gihe ngo abantu bazarwa barwara babe nk'abasazi bajye bafata abagore ku ngufu ku mihanda bakunzi ba Frank TV turabasuhuje tubashimira ko mudukurikira uyu munsi twabateguriye ikiganiro kigaruka ku nkingo za COVID-19 ni ikiganiro tubagezaho ku bufatanye na Primo Media TV kigiye kuyoborwa na Jean de Dieu Karinijabo umutumirwa ni Pastor P.MUSISI Pastor na mahoro turashima turamoro turashima Imana mwaka mwawutangiye neza mwawutangiye neza niwo mwanya wo kubasuhuza bifuriza umwaka muhire kandi nishimiye yuko nyamwe ubwanyu mukiriho bikaba ari ibintu byiza cyane nkaba niwo mwanya wo gusuhuza bose bavuga ikinyarwanda bo kuri channel bari mu Rwanda abari hirya no hino ku mugabane wa Afrika abari hirya no hino ku migabane 5 yindi isigaye igize umubumbe wacu n'abari mu biyaga hirya no hino bikishijwe n'amazi magari kandi muri no mwanya wo gusuhuza abavandimwe abarundi n'abanyamurenge abantu bacu Rwanda phone bari muri Kivu y'Amajyaruguru abafumbira n'abahororo ndetse n'abavandimwe bo mu gihugu cya Uganda abahana bahangaza bo muri Tanzania n'abandi bose bumva indimi zishamikiye ku rurimi rwabo Imana yo mu ijuru umugisha amen. Pastor uyu munsi rero turaganira kuri iyi programme y'inkingo zikomeje kuvugisha bamwe hano mu Rwanda bakavuga bati
barimo baradutegeka kwikingiza, badufungiye serivisi zimwe na zimwe, abandi bati ni cya kimenyetso cy'inyamaswa utazayiramya ntabwo azemererwa kuba kuri iyi si. Nibyo tugiye kuganira, ariko reka tubanze dusenge hanyuma tureze turebera hamwe icyo uru rukingo ruvuze. Ya murakoze, reka dushime Imana koko. Uhoraho Mana yacu turagushimye, uri Imana igira neza, uri Imana ikora ibikomeye, uri Imana ikora ibitangaza. Icyubahiro n'ikuzo n'ishimwe bikomeze by'izina ryawe Mwami. Akanya rero ni akanya keza kugira ngo dusangire amagambo y'ukuri yaguturukaho, ubane natwe, turindire mu bwiza bwawe, kandi udukomereze mu nzira yawe iboneye, kugira ngo dukore ibiboneye kandi izina ryawe icyubahiro. Tubyambaje mu izina ryawe Kristo Yesu Umwami wacu, amen. Pastor, urukingo rwa COVID-19 wararufashe? Ya, kuko nanjye ndi muri iyi si, ibiba ku bantu bose nanjye bizambaho kandi byambayeho. Ariko jewe nabwiye abantu bose ikintu kimwe gikomeye cyane, nabwo ubu ndacyagishimangira. Hadutse kuko Satani arakora cyane, ntabwo ajya atangwa mu rugamba. Hadutse inyigisho zikomeye cyane zivuga ngo abafata urwo rukingo bazafasha ibimenyetso cy'inyamaswa. Kuki abantu bihutira kuvuga ibintu batazi? Kuko ibyo byatumye abantu benshi bagira impagarara. Ijoro ry'ejo nabo umumama umwe yampamagaye muri Canada, ubwe yamaze gushyirwaho inkingo ebyiri. Ambwira ko tariki 14 agomba kubona urwo bita ngo ni booster. 14 z'uko kwezi kwa mbere. Ntafite amahoro. Arira kuri telefone avuga ati ubirarangiye ibyanjye ndapfuye, uko bari baravuga ngo twamaze gushira ikimenyetso cy'inyamaswa. Nguko uko abantu abigisha b'ibinyoma buri gihe bagusha abantu. No mu gihe cya Paulo bariho babwira abantu ngo itorero ryamaze kugenda, ngo ibyo byubika kwizera kwa benshi. Ibi rero tugomba kubyamagana mu gihe turwanya ubuyobe. Twebwe tuzi ko ikimenyetso cy'inyamaswa cyashyizwe ku bantu bahakanye Kristo uhereye mu kinyejana cya 18, kandi bagiye kongera kugishyirwaho noneho bose ku isi mu gihe bazaba batangiye kuramya igishushanyo gisengwa kigiye gushyirwaho, kuko maraya ukomeye agiye gukurwaho, hagiye igishushanyo gisengwa. Ibyo mbyigishije nshatse kugira ngo abantu bo mu isi yose, cyane cyane bene data, bashyizwe bamwe bakingiwe no ku gahato, abandi bakingirwa batanabishaka, abandi bakingirwa batabizi, abandi barakingirwa kuko bumva yuko ari inzira yo gukira no kurokoka icyago turimo. Icyo rero uko bimeze kose, ntabwo umuntu afite urwo rukingo vuga ngo ibyo birarangiye. Hariho nabigisha muri iyi minsi bavuga ngo abafashe urwa mbere n'urwa kabiri ngo bagira amahirwe, ngo Imana ngo yiteguye kubabarira, ngo ariko ntabwo urwa gatatu. Ukibaza ibi bintu bigenda bisimburana, ubuhanuzi bugenda bumera kuriya bwo buterwa n'iki? Abantu batekereje neza bagasaba Imana ikabaha ubwenge, kuko ibintu nk'ibi ngibi mu gihe kiri imbere iyo bitaye agaciro, abantu bahita bavuga bati, bahita batuka inzira y'agakiza, n'ubutumwa bwiza bakabusuzugura, n'ubuhanuzi bw'Imana bakabutera umugongo. Ibyo bikaba bitabasha. Nibyo Paulo yavuze ko bikakwizera kwa bamwe byariho mu gihe uwitwaga Humeneyo na Fileto bamazaga bavuga ko ikintu cyitwa umuzuko cyarangiye. N'ubwo abandi baravuga ngo abashyizeho ikimenyetso byararangiye. Abanyarwanda bose bari mu Rwanda ubu ngubu bihebe yuko ibyo byarangiye. Nababwiye yuko ibintu byose biduterwa. Uzajya mu byo bita urubuga rwitwa educateyourself.com, uzasoma ku byerekeye inkingo nyinshi cyane ziterwa abantu. Umugambi wazo nta magambo yasohotse mu 2015. Cyegeranyo cyashyizwe n'umudokiteri witwa Moore, yavuze ko kimwe mu bibazo dufite bikomeye cyane inkingo, si urwa covid rwonyine, nyinshi mu nkingo zigenda ziterwa mugenda mubona za hepatite zaki ni nyinshi cyane, zizazana icyo bita blood clotting, muri cyo bita capillarities, the capillary system, bwa butsi butoya cyane butwara amaraso mu bwonko.
ushobora kuzarangira bugize icyo bita clotting, kugenda buziba. Icyo gihe abantu bashobora kurwara indwara zinyuranye, abandi bakarwara n'ibicuri. Yes, ubwo rero ibyo ngibyo uwo ni umugambi wundi wihariye, ariko uwo mugambi uzica icyo twita umubiri cyangwa uzahumanya umubiri, ariko ntabwo uzatandukanya umuntu n'Imana. Yewe kandi nemera ko mu gihe ifite amaraso ya Yesu n'umwuka we, uwo ni Kristo muri jye, azatsinda amarozi no guhumana kwaba kuzanywe n'ingingo cyangwa kuzanywe n'ibindi narya byose. Niyo mpamvu kugeza ubu nkiriho, niyo mpamvu nawe ukiriho. Ntabwo abantu bariho kuko tutahawe ingingo zinyuranye. Ubu nkubwiye icyo umuhanga yavuze ku byerekeye iby'inkingo, kandi byafasha erega n'abantu benshi batubwira bati mwikiyemo, nabo babikura kuri abadokitazi benshi nabo ntibabizi. Ni porogaramu iva hehe? World Health Organization cyangwa Organisation Mondiale de Santé. Ibyo ngibyo ese ubundi Organisation Mondiale de Santé ni iki? Uriya ni umushinga w'umuntu wikorera ku giti cye, ariko cyitijwe isi yose. OMS. Yes. Ibyo ni nka World Bank, ni nka International Monetary Fund. These are properties of an individual. Ibintu by'umuntu w'umukire gusa, the Rothschild family, nibo bakora ibyo byose bikontrol on behalf of the devil. N'abandi bose n'abagaragu babo bashamikiyeho ku isi yose. Ibyo rero tugomba kubyumva, niba bo aribo badukorera. Wabaza uti mwabikuye ngo ni ubushakashatsi ngo bw'abasiyansi, scientists babari bakora ibyo bahise n'abanyarwanda se. Hari umunyarwanda se ujyayo ngo duhagararire? Reka da, tubikura hese ngo bari ibyo bavuze turabyemera kandi n'abari abantu. Ese tuzagenda yabo? There is an agenda for these people. Icyo rero mbwira abantu yewe ni ukuvuga ngo isi irarangiye ga, tubivuga kenshi. Abantu bareke gushakisha, nibareke kwica hirya no hino, bahungire muri Kristo Yesu. Apana guhungu urenga imbibi z'igihugu ujya mu kindi. Urahungira se hehe? Hariya ni kwande bose ko ari mu gikingi cy'igihanda cyitwa bwihebe. Ntawe ushobora kujya hatatwarwa n'abo bantu. N'abatari bagerwaho uyu munsi ejo bazagerwaho cyangwa ejo bundi. Ni uruhererekane, ntabwo rushobora kurangira, cyangwa bizatuma baruzinga byinshi bakayi babona mu buzima, bicwe n'umukeno cyangwa n'ibindi byago. So no kuri iyo kibazo cyawe nuko gihe nakubwira, ntabwo je muri muwanje ari ugupromotinga abantu ngo bajye kwikingiza, ntabwo ari byo nkora, bifite ababikora. Gusa ndabereka icyo batinya bamwe numvise kandi kibabaje, cyane cyane abitwa abakristo, aho bagenda bagahunga bakajya mu bintu bidafite umumaro, bakava kuri Kristo, babapfiriye kaba bajya mu bindi bintu. So nibyo navuga. None pastor, icyo kimenyetso bashyizweho abo bantu wari umaze kuvuga niki? Icyo nashaka kubabwira, urakoze kukinyibutsa, ni ikimenyetso cyashyizwe ku bantu here mu kinyejana cya 18. Yego. Ubwo filozofi yitwa humanism and eastern mysticism yashingaga ibirindiro mu burengerazuba bw'isi, western hemisphere, no mu Burayi. Babandi bita ngo n'abanyabwenge bakigisha humanism. Iri ni isomo ryigisha yuko umuntu muri we harimo ubumana n'ubushobozi bwo kwikiza, ndetse n'iyobokamana ngo kubera ubwenge bwe, human reason, gutekereza kwe no kwibwira kwe bushobora gushyira ku murongo n'iyobokamana. Iyobokamana rikajya ku murongo wande wabo, bikajya ku murongo wa umuntu akaba ari ushyira umurongo iyobokamana akarikoresha uko ashaka. Ibyo bintu byatumye rero na Bibiliya itagaciro, aho umuntu atangiye kujya abaza Bibiliya ayijora kugira ngo kandi mu buswa, kuko atayobewe n'umwuka wayanditse, atangira agaragaza yuko Bibiliya ishobora kuba ifite ibibazo, noneho kuyirwanya gutangira icyo gihe. Abo rero batangiye gushyiraho ikimenyetso ntibabimenye, ariko noneho karundura y'ikimenyetso igihe tuyisanga aha ngaha ku murongo wa 9, umurongo wa 9 w'igice cya 14 byahishuwe. Haravuga ngo marayika wundi wa gatatu akurikiraho, avuga ijwi rirenga ati, umuntu naramya ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo, agashyirwaho ikimenyetso cyayo mu ruhanga rwe cyangwa ku kiganza, uwo niwe uzanywa ku nzoga ariyo mujinya w'Imana, yiteguwe idafunguwemo amazi
mu gacuma k'umujinya wayo, kandi azababazwa n'umuriro n'amazuku imbere y'abamarayika bera n'imbere y'umwana w'intama. Umwotsi wo kubabazwa kwabo ucumba iteka ryose, ntibaruhuka ku manywa na nijoro. Abaramya ya nyamaswa ndetse n'igishushanyo cyayo, umuntu wese ushyirwaho ikimenyetso cy'izina ryayo. Nk'uko nabibabwiye kandi nkibabwira nongera kubyigisha, nuko hagiye kubaho gahunda yihariye yo gushyiraho idini rimwe rigiye gusimbura maraya. Maraya agiye gusimbura iki? Agiye gusimburwa n'igishushanyo gisengwa. Iyi gahunda igeze kure. Ahitwa Abu Dhabi muri Qatar bamaze kuhashyira icyo bita the Abrahamic Family Center. Bagiye kuhubaka umuzikiti wa rutura na kiliziya n'isinagogi bikomeye cyane bihagarariye imyizerere ya rutura itatu ikomeye ikomoka kuri Aburahamu. Kandi nyamara Aburahamu ntibamuzi, kuko Aburahamu yahawe isezerano ry'urubyaro ruzakomoka muri we Kristo, kugira ngo Kristo umwizeye ahinduke umwana w'Imana. Ibyo barabijora bakabihindura ukundi, bikaba bigiye kubabera ikibazo. Hanyuma rero maraya agiye kugenda gukurwaho, niyo gahunda ihari. Niyo mpamvu Bibiliya itangiye guhakanwa na bamwe mu bitwa ngo nakawe bayirengera, bakayigisha ukundi ko bamaze kugurwa kandi bagiye barimbutse bamaze kugurisha ubugingo bwabo, abakozi ba Satani ku buryo bwiruye. Hanyuma y'ibyo rero kizakurikiraho niki? Hagiye gushyirwaho idini rimwe. Iyo dini rimwe mpuzamadini rizaba rifite base mu kwizera ishingiye ku Babuda n'Abahindu. Izaba ishingiye no kwigisha yuko umuntu adakeneye Kristo, adakeneye umucunguzi, yuko muri we afitemo ubumana, ahubwo igikeneye ari ukubukangura, kugira ngo wa muntu ukangutse amenye yuko afite resources, afite potentials atigeze agira akoresha, kugira ngo uwo muntu namara kubona uburyo bwo kuzikoresha azabe arokoye ubugingo bwe. Pastor, abantu batari kwikingiza bamwe barashingira ku myemerere, abandi bakaba ari abantu bavuga bati ngiye sinshaka urukingo ntanatange n'impamvu. Abandi bakaba ari abantu badafite ubumenyi cyangwa badasobanukiwe n'impamvu barimo barakingirwa. Ibyo byiciro byose bitatu reka twibande ku bantu bishingikiriza imyemerere. Warabumvise? Umuntu uvuga ati jewe simbishaka, wenda kuko afite ukuntu agenda yumva amakuru. Umuntu jewe ndumva afite ukuri kwe, akwiriye wenda hari ubundi buryo wenda bamubwira ababishinzwe, simbishinzwe, ariko afite icyo wenda yamenye. Hanyuma rero ngo uvuze ngo wijiji, asinze ubujiji ubwo ari bwo nguwo, bishobora kuba atari ubujiji ahubwo ari bwo bumenyi nyakuri afite, ahubwo ko muforosa gukingirwa ari we njiji, nacyo kirashoboka. Kategori jewe ntumva neza nabishingiza ku kwizera, nibo bafite ikibazo, kuko baranga bavuga yuko iki kintu urukingo rubaye ikimenyetso. Bamwe batari mu microchip. Nicyo nabwiraga uwo mama wo muri Canada, naramubwiye nti reka kubabazwa n'ibyo bintu. Babazwa nuko wenda urukingo rushobora guhumanya umubiri wawe. Okay? Noneho ariko reka kuvuga ngo ntuzajya mu ijuru kubera urukingo. Icyo nicyo tugomba kurwanyaho cyane, kuko ni ibintu biri abuzade. Abantu baba barigishijwe nabi. Je niyo sector jewe nibandaho, kuko ni abantu bizera koko barakunda Imana, barashaka kujya mu ijuru, noneho barabeshywa n'abahanuzi b'ibinyoma, kuko n'ubundi basanzwe babeshya no mu bindi byose, bababwira ngo ubwo ntibakigiye mu ijuru birangiye. No, that's absolute nonsense. Ubundi twebwe uri muri Kristo Yesu aba yarabaye icyaremwe gishya, kandi Kristo ari muri twe. Kristo ntabwo yakwimurwa mu mutima w'umuntu, mu bugingo bw'umuntu, kubera ngo urukingo rwajemo. Kristo ahunga urukingo se? Wose yaba ari Kristo ki? Kristo aduterereza ikintu cyose kiguteye, harimo n'abadayimoni, usibye n'urukingo.
n'abadayimoni ba Satani araza akabirukana mu mutima w'umuntu, umuntu akabicyari mwigisha. Nicyo bivuze. Nase yaburate kugukiza n'umubiri wawe nawe yawukiza. Ndetse Yesu aratubwira ati ntimutinye abafite ubutware bwo kwica umubiri, ariko hanyuma y'ibyo nta kindi bashobora kuba bageraho, ahubwo mutinye wa wundi ushobora gukora ikintu gikomeye cyane kirenze ibyo. Ashobora kwica umubiri kandi hanyuma akajya n'ubutware bwo kujugunya umuntu muri Gehenomu. Wibuke ko muri Gehenomu na Satani azajyayo, nibwo urupfu azapfa. We nta rundi rupfu yapfa buriya, kuko we ni ikiremwa cy'umwuka, ariko urwo rupfu rwa Gehenomu ntiruzamusiga. N'urupfu bwarwo rero rutwica narwo ruzapfa. Buri rupfu narwo rufite igihe cyarwo cyo gupfa, rujugwe muri Gehenomu. Pastor, hari icyo ubuhanuzi bwari bwaravuze kuri uru rukingo mbere y'uko runaza? Ubuhanuzi kuko Bibiliya ivuga ko ngo mu minsi y'imperuka hazaza indwara z'ibyorezo. Ni iki? Ariko se hari icyo ubuhanuzi bwari bwarabivuze kuri covid ubwayo n'urukingo ubwarwo? Ntabwo Imana yajya muri ibyo ngo bikurusho. Ugiye uvuga buri kintu cyose, twagira ibitabo bimeze nk'ibinyamakuru bivuga ku buri nkuru ya buri rukingo. Yavuze ko hazaza indwara z'ibyorezo, kandi izo ndwara z'ibyorezo ntabwo ari wazizanye, zizazanwa no kutizera no gukora kwa Satani. Yes. None se kankubaze, ntari urukingo bagukingiye rwa hepatite, arazo urukingo rw'ikizu bitari ngo ni ajya bo ntibabikingiye chicken flu, bicurane by'inkoko, bicurane by'ingurube, ibyo niyo ntibabikingiye. Ariko hepatite B, hepatite C, imbasa, inkondo y'umura, zose si inkingo se. None ibi byose ariko birisukiranya ku muntu ngo bibe mu mubiri we, umubiri uzagenda uhinduka ukundi dukurikije ubushakashatsi bwashyizwe ahagaragara n'uwo dogiteri mbabwiye muri 2015. Agaragaza dangers, kandi yagaragaza yuko izo nkingo n'ubundi zizakomeza, bigiye kuba rutini mu bantu gukingirwa ibyo bintu. Ariko tugomba kumenya ingaruka zazo nizi. Okay, narakubwira ngo no gukingira ibicurane no gukora ibiki, ariko abantu barabirwara still. Niyo batabirwaye bishobora gusimburwa n'ikindi kitari cyiza, bikaba ingaruka za cya kindi baragikingiye, ariko haje ikindi, kuko na cya kindi no bakirema. Naje kumva yuko agakoko ka sida karemewe ahita ngo Cold Spring Harbor, karemwa n'abantu baragacuze muri laboratory. Ntabwo viruses zizabagaho, habagaho microbes cyangwa microbe, ariko izi viruses ziri ibintu birimo bakuriyeti barimo barema, ariko ntabwo twe twita kubibaza cyangwa no kubigenzura. Ariko si barenganya, bigenzurwe nande se? N'ubigenzura azahura n'ikibazo gikomeye cyane, kuko bazava yuko agiye kugira azagirirwa nabi. Nta ubaza, nta uyotera gukurikira. Muri ya bihugu bavuga ngo umuntu afite uburenganzira bwo kwishyira akizana akihitiramo ibyo ashaka, barabikubwira ugasanga wahitamo kutikingiza bakakwihora, ariko umukoresha wawe bakareba umukoresha wawe bakamugutumaho, akaburuza kuza kugutera ubwoba, akavuga yuko mutazabana mu gihe utazakomeza akazi cye mu gihe udakingiye. Kandi icyo gihe baba bagutsinze, kuko ntiwajya kumurega, kuko afite uburenganzira nk'umukoresha wawe gukoresha abashaka. Ubwo one of the qualifications udafite nuko utakingiwe, so you are losing your job. Abantu bakatangira rero kwikingira ariko ko icyo kibazo, ariko officially bavuga yuko atari agahato ngo ari uguhitamo. Kabura ari ikibazo. Isi ikorera mu binyoma. Ijambo ry'Imana rirabivugaho iki? Daniel 8. Daniel 8 ana magambo agira ati ngo igihe ubwo bwami buzaba bwenda gushirira, abanyabyaha bamaze gukabya, umwami w'umunyamwaga umenye bitamenyekana zima, imbaraga ze zizaba zikomeye ariko ntizizaba arize. Azarimbura bitangaje, azabasha ibyo yagambiriye, kandi azarimbura abakomeye n'ubwoko bw'abera. Azigira imigambi ituma bashishwa byose n'uburyarya,
kandi azishyira hejuru mu mutima we. Uyu nguyu azabashwa byose n'iki? N'uburyarya. Ahubwo tufite uburenganzira bwo guhakana, guhitamo icyo ushaka, agaca inyuma akabwira abagaragu bati uyu muntu ni mumukanire. Ubwo ni uburyarya, kuko ibyo avuga ntabwo ari byo agira ate, ari byo ashyira ahagaragara. Ibiri mu mutima we ni ibindi, ariko ku rurimi rwe hakaza ibindi. Azaba afite amahembe asa n'ay'umwana w'intama, bivuze amahoro, ngo ariko avuge nk'ikiyoka. Ibyo ni ibimuturuka mu by'ukuri. Bizaba biteye ubwoba. Rero niyo mpamvu tugomba gukanguka tukamenya neza ibyanditswe byera n'ubuhanuzi nyabwo, twivanye n'abahanuzi b'ibinyoma badutesha umutwe, batesha umurongo, bagatuma duhahamuka mu bitari byo. Abo ngabo nabo bafite uruhare rwabo. Pastor, twamaze kubona nko mu gihugu cya Swede abantu batangiye kubashyira microchip mu mibiri. Kugira ngo ayo makuru warakurikirana. Mwarayumvise? Yego. Urumva abahakana ibyo ngibyo, bahakana ibyo by'inkingo n'abahakana ibyo byose badafite impamvu yo guhakana, noneho niba zanatangiye kujya mu bantu ku mugaragaro byarahereye kera binavugwa. Jewe icyo mvuga biriya bintu jewe nemera ko ntacyo bimaze. Icyo sishaka kubihuza, ahubwo ni ikintu cyo kuvuga ngo bihuriye, biharaho bihuriye n'iby'ubugingo. Icyo nicyo nshaka gushimangira. Ntaho bihuriye n'iby'ubugingo bwacu. Bari abantu bamaze gushyirwaho microchip, bashobora kubwiriza ubutumwa bakazira Yesu bagakizwa, ni nk'abandi bose. Kiriya cyitwa ibyo zira za microchips bashyiramo ni ugufata personal data bakayishyiraho bakayigushyiramo, kandi ibyo bijyanye na human control. Ni ukuvuga ngo biriya byo bagushyiramo bazabihuza na computer, bajye bakugenzura bamenye ibyo uri byo. Ibyo ariko ntabwo bazabikoresha gusa zira za ntuza zonyine, bazakoresha n'ikirere ubwacu kiri hejuru yacu, artificial thought. Ibyo ni ibintu bituruka kuri za computer zashyizwe mu kirere n'abasoviyeti, kugira ngo iyo mirasire yazo ishobore kuza kutwinjira mu hifashishijwe bitangwa ni electromagnetic waves, byinjire muri twe, bituzanemo ibitekerezo, twibwira ibyo bashaka, dukore n'ibyo bashaka, kandi ntacyo bagushyizemo. Technology barayifite, ntabwo technology yabigarukira kuri buriya buntu gusa ngo mu microchip. No, these guys bahagara hejuru bakohereza imirasire. Hari n'ibyo bita ngo ni electromagnetic wavelengths, bashobora kukoherezamo kikaza kikagutikura kikakwica kimeze nk'umwambi. Baba bashatse no kukwica bakwica bakoresheje izo ntwaro. Bamwe bavuga yuko Magufuli ariko ndikora ko banamwishe, ndetse na nkuru nziza. They just barakudoma nk'uko inzoka y'insani kudoma. Bafite iyo technology barayifite. Kuki se bayikura heze? N'abadayimoni. So rero abantu ibyo bantu badukora badushyiramo ibi beke kubihuza n'igishushanyo gisengwa kivugwa cyangwa ikimenyetso. No, basubire neza muri biriya bigishwe neza, umwuka bayoboye. Ahubwo icyo tuge tuvuga biri we maze kudukora iki, ko tubishyirwamo dushyiramo ku ngufu, tuzakora iki? Niba turi imbohe, ntabwo Paulo ntabwo yanze kugira Roma ngo ajye kubwiriza ubutumwa bwiza. Afashwe n'ingoma ya Kayizari yamushize mu buroko, ntabwo yahakanye. Yavuze ijambo rimwe, yaravuze ngo nubwo jewe ndi imbohe, ijambo ry'Imana ntabwo rishobora kuboha. Haleluya. Ijambo ry'Imana ntabwo rishobora kuboha. Bashobora kukuboha, bashobora kuko niyo bagufasha bakagukingira ku ngufu cyangwa bagushyiramo microchip ku ngufu, ibyo ari byo byose, ibyo ari byo byose, ibyo ari byo byose, ubugingo bwawe ni butaraga kuko buri muri Kristo Yesu. Ikibi ni uko ubugingo, erega abantu barajya baranyobera, niba abantu buzuye kamere, bayoborwa na kamere, baratinyira iki urukingo, baratinyira iki microchip? No, naba kamere n'ubundi biri yavuga ngo bayoborwa na kamere no gupfa bazapfa. Ndetse naba uri umwicanyi, ukaba uri umunyeshyari, ukaba uri umusambanyi, ukaba uri umuhehesi, ukaba uri umurozi, ukaba uri umunyegomwa, ukaba urahurishyano, uri umujura, usahura iby'abandi. Ahubwo abantu bababajwe nuko abantu bagiye kurimbuka kubera ibyaha bya bindi byica ubugingo. Aha ndashimangira ngo ikica ubugingo barakinigirija, ntibakiteho. Ariko n'igihuha kijyanye n'umubiri cyica umubiri bakari cyo bashyira imbere, ahubwo bakari cyo basimbuza icyaha cyica ubugingo, nabo bagashyiraho cya kindi kidafite umumaro mu kigiye kubica. Abantu bakababazwa n'ibyaha bikorwa mu isi, abantu bakababazwa n'ibyaha bikorwa ku mugaragaro, aho abantu bahatirwa kuba batinganyi. Kirani ndemera yuko abantu bigisha kandi bahatira abantu kuba batinganyi, barazanira abazabikora bose barabazanira icyaha cyo kurimbuka. Kuki abantu badatinya gute ubutinganyi?
bavuga ati isi irarangiye, ibyo nibyo bigiye kuzana umujinya w'Imana nk'uko tubibona mu Baroma igice cya mbere uhereye ku murongo wa 18 kugera ku murongo wa 30. Hari amagambo akomeye, amagambo agaragaza yuko tugiye kurimbuka, kuko umujinya w'Imana utumanukiye kubera ibi biri mu isi, ubutinganyi, ibintu byo bya Sodoma, ibintu byo kuryamana n'imbwa n'amatungo bigezweho. Mu Burayi hari ikintu cy'abagore gukoreshwa divorce bagatandukana, kandi ibyo biri muri mugambi wa Alice Bailey ingingo ya 5. ni ukureba ukuntu za divorce zakorwa ku buryo bworoheje, barangiza abagore bakabaha amafaranga yo kubashuka kugira ngo batandukane n'abagabo, cyane cyane abavuye naho muri Afurika. Abanyaburayi bo barabimenyereye nta kurongorwa, abantu bahaguruka bari aho bafite gahunda yabo yo kwiberaho batyo, bakazarimbuka bakoreshwa ibintu byose, bakemera gukoresha imibonano mpuzabitsina, bamwe bagakoresha ibintu bya gadgets bashyira amashanyarazi, abandi bagakoresha imbwa, abandi barimo barakoresha amarobo. Ibyo bintu ababikora bazarimbuka, kuko ibyo byica ubugingo. Ibyo ntaho bihure n'urukingo, byo biri hejuru y'urukingo mu kwica ubugingo, kuko urukingo ntacyo, ntabwo ari ikimenyetso. Abantu bigisha ijambo ry'Imana ziko n'abazanyumva kino kiganiro bamwe bazanamvuma abandi bantu ki, ariko ndabereka icyo nemera kandi cy'ukuri kandi kiri sustainable, ni ukuvuga gishobora kuba kizahoraho igihe cyose, abantu bakazakigenzura bagasanga batagitsinda, kuko niko kuri. Ariko abantu bazamura umwanya bata umutwe mu buryo butarimo. Ntabo wizera ukavuga uti urukingo sindwizera, ariko rurantewe, yes, ariko izere Yesu. Yesu Kristo wizera azagukiza n'ibintu byose. N'abascientist ubwabo, John Alexander yari umusirikare wa NASA, yaravuze ngo abantu bafite kwizera kwabo gukomeye nibo bonyine bazatsinda gahunda iriho irimo igenerwa mwene muntu. Niyo mpamvu barwanya kwizera ukuri, kuko kwizera ukuri ni intwari ikomeye. Bibiliya ivuga yuko abafite kwizera ukuri bazahabwa intwaro z'Imana, kandi bagashobora guhagarara ku munsi mubi. None kuko kwizera niko bashaka kurwanya, gukuraho, kugira ngo abantu bizere bitagira umumaro, kuko bamaze kubatandukanya n'Imana, kubashobora bizoroha. Niyo mpamvu rero baboherereza inyigisho z'ibinyoma n'imyuka mibi, bamwe bagahanura ibinyoma, abandi bakavuga ibi ntibumvikane. Ubundi biriya ni ibintu bikorwa kugira ngo abantu bate umutwe, umwe akavuga undi akavuga ibi, umuntu akabura ibyo afata. Ibyo rero bikaba ari ibi, tugomba kugira kwizera kumwe, tukigisha kumwe, kandi ikintu cya mbere kigomba kwitabwaho ni abantu guhanura bakurikije icyo Bibiliya ivuga mbere na mbere. Abantu ko baraniwe kumenya ubuhanuzi bwa Bibiliya, bo icyo bakora bashakisha ubuhanuzi bwabo. Imana yangendereye, Imana yambwiye ibi, Imana yankubise imena umutwe, none nje kuvuga ibyayo. Ntabwo ari uko. Iyo si yo Mana twe tuvuga Imana y'ukuri yaduhaye ibi byose mu ijambo ryayo, kandi ijambo ryayo Bibiliya ivuga ngo niyo nkota. None nturifite uzarwana ute ku rugamba? Umusirikare utagira inkota niyo chief weapon mu byo afite, ibindi byose ni bimurinda, ariko the absolute weapon yafite ni inkota, ni ijambo ry'Imana. Yes. Pastor, ibi bintu byo kuba abantu makuru bafite kuri covid ari makeya, kandi igende nihinduranya. Uyu munsi haje yitwa gutya, ejo haje yitwa gutya, inkingo zare ebyiri, none haje urwa gatatu, hazaza wenda hari n'urundi. Byo bishatse kugaragaza icyo birebye, ubona hari icyo byari byarahanuweho nabyo? Ibyo ntabwo byahanuwe muri ubwo buryo buri specific, byahanuwe muri general terms zisanzwe yuko hazaza indwara z'ibyorezo. Aho wavuga ati ese izo ndwara cyo wavuga no kuvuga ngo ziba ziturutse. Iyi ni program isanzweho, ntabwo zihinduranya. Nuko ariko bisanzwe bimeze biteganyijwe. Iriya ndwara se ko yavuye Wuhan, ntibagiye kuyishakira ikabura, bagiye gushaka inkomoko yayo irabura. Baravuga abashinwa bakavuga ngo yavuye mu bucurama. Ese abashinwa ko bajyaga barya ubucurama kuva kera ne baraburyaga, byari byarabatwaye iki? None se ubucurama bwandujwe nande? Ubu iyo research yagarukiyeho, ntabwo bakibikurikira kubaza. Abanyamerika kuko iriya covid yakorewe mu Budage, ariko igomba gusohokera hariya kubera impamvu za politiki.
mu Bushinwa. mu Bushinwa. Abashinwa bagomba kwiririzinga ko hariya mu Bushinwa kubera tight China is a police state, sinzi nabyo wari ubizi. Ni igihugu kigendera ku butegetsi bw'igitugu bukarishye, nibwo bita police statism cyangwa police stateship. Ni ubutegetsi ibyitwa by'abazungu b'abanyaburayi babeshya ngo ni freedom of speech, freedom of expression, ibiki byose ibyo ntibihaba. Kugira ngo bisohoke hariya byari byoroshye ko nta muntu uri bujye kubivuga ngo habaye iki. Ntabwo ari nko mu Burayi bagenda bavuga umuntu akavuga ibyo ashatse. Scientists from the west bariya ba siyansi bavuye iburasirazuba, bavuye iburengerazuba bw'isi. Muri Amerika ntabwo iyo uvuze Amerika bo nabo banyaburayi bashamikiyeho bose ni bamwe. Bagiye kwiteza inyangarashye babaza icyo bazi nka mwarimu ngo nimutubwire aha Wuhan iko bavuga ngo hangaha iyi virus yavuye muri laboratoire z'Abashinwa. Abashinwa baravuga ngo no ko bwavuye mu bucurama. Ngo tugomba kugera mu hari laboratoire tuzi, tugomba kujya kuyigenzura. Tugiye kugenzura tukareba iki yuko ariho yaturutse. Uzi icyo Ubushinwa bwavuze? Bwaravuze ko turi igihugu cyigenga. Ibyo nagasuzuguro. Ibyo tubabwiye muri byo mufata. Ubushinwa ni mu bihugu bikomeye bicumi ku isi. Amahembe 10 akorana n'inyamaswa. Nta wabavuguruza. Ari nk'agahugu koroheje nk'u Rwanda bakabura tezo ntacyo ntuzarya bakadufata ku munwa. Ariko bo ntibashobora kubikora. Cyo ni cyambere. Icya kabiri nuko bari babiziranyeho. Ubwo ni bwo bumenyi bwitwa stigmatized knowledge tugomba kumenya. Tukamenya neza ibintu biri mu bikorwa mu isi. Ntabwo twabihagarika ariko tukabimenya. Umuntu azi ngo kubeshye. Ukamenya ibiriho gahunda ihari. None ukamenya no kwirukokanya ko aho uhungira hariho. Dusoza pastor, gahunda ihari ni iyihe kuri covid? Kuri covid? Gahunda ihari? Gahunda no gukingira nyine abantu. Hanyuma bikakomeza kugenda bityo abantu bakajya bakingirwa, haza ibirwara nk'ibyo covid hazavaho n'ibindi. Hari n'ikindi numvise kizatera ku isi ariko bo baracyabi uzi ko baza kubikina amafilme, ariko cyo bazagikina abandi bafasha abantu bakidnapping. Bisaba abantu kujya gucungura abantu bafashe imbunda bafashwe n'ibyihebe ariko byatewe n'uburwayi. Ibyo nabyo n'ubundi burwayi, iyo nayo ni virus igiye kuza. Ariko baracyayikina mu mafilme. Izaba imeze ite? Izaba ifite abantu bamere nk'abasazi, nk'imbwa za rwaye rabies, n'ubusazi bw'imbwa. Babirwaye n'umuntu uhura nawe agufate gukigirane ibisore by'ibihumura byifata abagore babakidnapping batware bafungira ahantu. Babareping ibintu nk'ibyo bisanzwe bikorwa n'ubundi iyo virus itaraza. Oya, ibyo birakorwa mu buryo busanzwe bw'amafilme cyangwa bw'ubugome, ariko no bizaba ari uburwayi. Bizaba ari virus nyine basabana no gukingirwa indwara irwanya icyo ngicyo. Yo izinjira ite? Nayizinjira mu buryo ntaza ari kwizaza. Niyo barimo barayikina uko izaza izagwira abantu. Virus igiye kubanukira ku bari kwisi. Ntabwo barabaza rega bira ibintu bakora, barabaza bakabikira amafilme. Nibyo yuko niyi babikinnye amafilme muri 2010 kangahe rondo no. Bikongera kandi mu gitondo bikaba biraje. Niyo mpamvu tubwira abantu ngo abantu babe biteguye ibi biri kwisi. Kuko abantu baragenda bava ku Mana ni shauri yao, ni ukuvuga ibintu byose bizabageraho. Ntabwo ushobora kuba twabihagarika. Nta n'uri mu isi ukomeye ushobora ko bino bintu ntabwo biri mu butware bworoheje bwa hano hafi. Birava kure. Pastor, reka dusoze. Murakoze. Reka dusoze, sinzi niba ari ikindi wakongeraho dusoza. Icyo nakongeraho nuko igihe kigeze kugira ngo abantu dukanguke, kuko ni igihe cy'impanda. Dukanguke dutekereze uhoraho, dutekereze n'umugambi w'agakiza, kandi dushishoze mu bitwigishwa, kuko abigisha bamaze kuba benshi. Bariruka nk'abatanguranwa za media kugira ngo bigishe bya bindi bajyaga bakorera mu misozi no mu nsengero, kuko batakibona uko babikora barabikorera kuri media. Ni nziza cyane, ariko nayo imaze kuba contaminated. Abantu baraza bagakubitaho ibi. Mwebwe ab'imyamakuru namwe murabishyikira mukabiha iki inyito bikura abantu benshi mukogeza abantu. Umuntu uri na starter udafite n'icyazi mu buzima ngo nawe yaje ngo yeretswe. Ejo nabonye ikinyamakuru cyavuze ngo sinzi umukobwa bavuze ngo noneho ngo yiyanze ngo yasubiye kuzimu. Ibyo ni ibintu hano mu Rwanda. Ne hano mu Rwanda
ngo wari wasubiye ikuzimu, ngo kwihangana byanze ngo yasubiye ikuzimu. Abantu ugasanga bagishyize abantu barirukanka bajya kureba ibyo ngibyo, ariko abantu bacu bafite ibibazo rwose. It's money. People are looking for money desperately. Barashaka kugira ngo babone amafaranga rero bakazana n'ibintu. Sometimes bagaha platform abantu bahanura idafite umumaro nyine bigira. Ariko sinabarenganya. Cyakora icyo nabwira abantu bagomba gushishoza. Kuko byose bigomba kubona ababihagarika. Kubyo twumva twose, ibyo twumva byose tubwirwa mu maradiyo, mu byo twita ngo ni official media, byose nta kindi usibye na social media. Ibyo twita official narrative tuzira bityo kintu cyo ibyo tubwirwa n'inzego zibifitiye ubutubasha, nabyo ubwabyo nta kuri kurimo in most cases ari mu bijoba byinshi. So ntabwo nakwibasira social media kugira ngo baze kunyumva neza, bose they are the same ko satani hose yahakorera. Gusa twebwe tugomba gushishoza tukumva ukuri, kandi ukuri guturuka mu Mana mbere na mbere kuri mu ijambo ryayo muri Bibiliya. Tuyisome dushake Imana n'imbaraga zacu zose, natwe Imana izatwiyereka. Nicyo nabwira bari mu Imana bamuce cyane. Murakoze rero, ndabwira abantu yuko bafite icyo bashobora kumbaza, umwanya wo kuzimura banyandikira kuri 0788 50 56 kuri WhatsApp, cyangwa bakanampamagara kuri telefone kuri iyo nomero, ni nayo mobile telefone yanjye ngira. Ndanabakangurira kusura no kwiyandikisha ku rubuga rwanjye witwa Pastor P.MUSISI official, kugira ngo bashobore kuhakura ubumenyi dukora twigisha Bibiliya mu buryo buri systematic. Turibanda cyane ku kintu cyitwa ubuyobe mpuzamadini, ariko muri ubwo buyobe mpuzamadini harimo inyigisho zinyuranye, harimo kumenya Uwiteka Imana yacu, harimo ubwirumvajuru, ariko kwiga ubuhanuzi, harimo no kwiga ibyo bita ngo ni back to the gospel truth, cyangwa gusubira ku rufatiro nyarwo rw'ubutumwa bwiza. Ibi byose turabateganyirije rero, mwandishe muri benshi kugira ngo twige ko ni igihe cyo kwiga, tumenye ukuri. Ndavuga mwe bafite ubushake, kandi Imana izabara namwe. Imana rebaho umugisha. Reka hasigaye dusenge. Uhoraho Mana yacu, ushimwe kandi ushyirwe hejuru, icyubahiro n'ikuzo n'ishimwe n'ibizina ryawe. Bara natwe bari n'abazakora iki kiganiro kizabubakiraho kubasenya, umwuka wera azababe hafi kugira ngo bunguke kandi basobanukirwe. Aboroheje n'abakomeye bazayige bamenye isi turimo n'umugambi uyibereyemo ukuri. Bitegure ibyago byose biri imbere, ariko bari kumwe kandi bahagaranye na Kristo, we muremyi wabo kandi mucunguzi wabo, akaba n'umwungeri w'ubugingo bwabo. Cyane cyane abizeye, abatizeye nabo nicyo basabira kugira ngo bahunge umujinya uzaza, nabo bahungire muri Kristo Yesu. Nuko rero ushimwe Mwami ko wemeye kubikora kubw'ineza yawe, tubyambarije mu izina ryawe Yesu Kristo Umwami wacu. Amen.